Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye amahano ibikomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Aya makuru nuyumva nawe uraza kwifata ku munwa, uza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umwana w'imyaka 15 y'amavuko yaje gufatwa ku ngufu n'umugabo witwa Nzabandora Vedasta. Nzabandora Vedasta yafashe uno mwana ku ngufu, uyu mwana ava amaraso menshi cyane. Uyu mwana bimuviramo ingaruka zikomeye cyane, n'agahinda n'amarira. Uyu mwana ubwo bamugezaga kwa muganga basanze yangiritse, bamukuramo nyababyeyi. Kugeza izi saha uyu mwana ntago azigera abyara, abaye ingumba akiri mutonya cyane. Ababyeyi b'uno mwana bacyumva iyi nkuru yuko umwana wabo bamukuyemo nyababyeyi atazigera abyara ku myaka 15 yiwe, bahise bagwa mu gihumure, abandi bararira agahinda n'amarira. Vedasta, Nzabandora Vedasta ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya uyu mwana w'imyaka 15 bikamuviramo ingaruka, akaba yajyanwe ku bitaro bya Kitabi. Kugeza izi saha uyu mwana bakaba bamukuyemo nyababyeyi kubera ko yari yangiritse. Bivuze yuko Nzabandora Vedasta yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana bikamuviramo ingaruka. Iki cyaha kiguhamye ukatirwa igifungo cya burundu ndetse kitagabanyirizwa ibihano kubera ko ibintu yakoze cyangwa icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere. Abaturage basabira igihano cya burundu cyangwa igihano cy'urupfu uyu Nzabandora Vedasta bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, ndetse uyu mwana bikamuviramo ingaruka zikomeye cyane. Uyu mwana ari mu gahinda n'amarira, ariko ntabwo azi ngo iyo umuntu bamukuyemo nyababyeyi ntabwo yongera kubyara. Ntabwo ibi bana bimubwira koko aracyari mutonya cyane, byatuma arwara ihungabana. Birinze kubimubwira, bamuhumurije. Kugeza izi saka kana kavuze yuko ukuntu byagenze Nzabandora Vedasta yagahamagaye mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo. Mu kugahamagara bari bari inshuti, dore ko bari n'abaturanyi. Kaza mu rugo rwa Nzabandora. Nzabandora rero yari afite umuryango w'abantu 5, nawe wa gatandatu abana 4, umugore nawe bakaba abantu 6, umuryango w'abantu 6. Bivuze ngo Nzabandora yari ari mu rugo wenyine, aba bose ntago bari bahari. Nibwo rero yaje kwadukira kano kana ahita agasambanya, dore ko yagafashe ku ngufu, na kano kana kabyanze karimo karataka, arangije agapfuka umunwa, arangije aragasambanya. Impamvu kano kana kangiritse nuko yagasambanyije katabishaka ndetse bari no kurwana. Nibwo rero yaje gusambanya uyu mwana. Uyu mwana arangije akimara kumusambanya aratabaza, arataka, avuza induru kubera ko uyu mwana ararimo ava amaraso menshi cyane. Ntabwo ibintu turi bubibereke cyangwa ntabwo turi bubishyire kuri kamera kubera ko bahita baduhana. Niba ushaka kubireba, ushaka kureba amaraso kano kana kavuye ukuntu byagenze, urajya ku rubuga rwacu dukoresha rwa Instagram Kidasamura TV Rwanda, TikTok Kidasamura TV Rwanda, X ariyo yahoze yitwa Twitter Kidasamura TV Rwanda. Nibwo aya mavideo uri buze kuyasangaho. Kuri YouTube ntago ajyaho kubera ko iyo yashyizeho bahita baguhana bikomeye cyane. Uyu mwana w'umukobwa nuko yasobanuye ko nuko byagenze kugira ngo amufate ku ngufu, dore ko yamufashe ku ngufu atanabishaka amuhatiriza. Nibwo rero uyu mwana yaje gukomereka, avuza induru mu gihe abaturage bari gutabaza. Nzabandora Vedasta ahita asohoka arirukanka, abaturage bahita bamufata. Nibwo yahise batabaza inzego z'ubuyobozi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB ritariza, ahita haza n'imbangukiragutabara ahita ijyana no mwana kwa muganga. Ni mu gihe rero Nzabandora Vedasta yahise afatwa ajyanwa gufungwa. Kugeza izi Nzabandora Vedasta abaturage bamukatiye igifungo cya burundu cyangwa igifungo cy'urupfu. Byombi bamukatira urwa burundu cyangwa bamukatira igifungo cyo gupfa kubera ko ibyo yakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha cyarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ngayo nguko rero twari duherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri. Aha niho habereye amahano akomeye cyane. Iyi ni incamake y'amakuru, amakuru arambuye. Ni mu kanya biragusaba kugumishaho urushinge kugira ngo uze kumva amakuru arambuye n'ukuntu abaturage batanze amakuru. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Imana ibarinde, ibandebera icyoroshye. Murabifuriza umugisha ndetse mbifuriza ishya n'ihirwe. Imana ijye ibandindira, ibabe hafi kubera ko ndabakunda. Ibyo nkora n'ibyo mukora byose Imana iba ibirimo. Njye mwumvaga kuno muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru
amakuru yacu tuyasubikire hano. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza, ishya n'ihirwe. Wowe wakoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Turagukunda cyane. Take you so much.